guys abantu dutuye ahantu Bruce Melody atuye turi kwimuka turi kugenda ubu ngubu nishe ndi mu gihuru ndahantu nanjye ubu ngubu nshobora kuhapfira niko Bruce Melody sinarinzi ko ari umugome kuriya. Bruce Melody ibintu yakoreye Pirate nibijyanye ndetse ari no gushaka mana we. Bruce Melody ikintu yakoze ni gisanzwe kuri Pirate. Banza wumva ibintu yakoze nibura umufana wiwe, umufana ubizi. Bruce Melody niwe wagize uruhare mu ifungwa rya Pirate ndetse n'abari kubivugaho bose ari gushaka kubahemukira. Urumva gutya iyi nkunje kuyikorera mu ishyamba kugira ngo mve ko biri seriye, niyo wabivugira mu gihugu mufite izina rikomeye bro. Mureke ibyo bintu murimo byo gushaka guhemukira abantu. Pirate yararenganye, Pirate yakugiye imbere muri New Year's Grove gukura mu menyo ya The Ben man. Uratumbagiye man, none reba ibintu ukoze. Guys mwihangane namwe mugire ikintu nukuri mugire ikintu muvuganire Pirate. Abantu mufite izina, nje nta zina rikomeye mfite ntacyo, nta kintu. Pirate namukundaga man, yari umuntu wazaga muri Genesis akadusetsa. None Bruce Melody yese dukorera ibi bintu kwari tuzi ngugiye koko naho wamusuriye nta nuko wigeze umusura ngo inkuru mfite nuko ngamusura yaramushinyaguriye, aramushinyagurira ku buryo yashatse no kwiyahurira muri gereza. Bruce ni iki Pirate yagukoze? Twebwe nuwe mwenda Pirate yaba yarakuriyeho, twebwe abafana biwe tuwishyure ariko ibi bintu birangire. Bruce niwe uturi igikoko kuki gushaka guhemukira Pirate. Bruce Melody ufite izina rikomeye ndetse n'abafana benshi mu bantu bakumva ndi bubivuge niba byumva, ariko warahemutse mbisubiremo ngo warahemutse niko koko. Melody Pirate wamuhoye iki koko? Abafana ba Melody nimumbwire Pirate azira iki, bamuhoye iki? Ubona koko usuko bagukubitiye Nyagatare, bamukubise bra, bamukubise kiramurenga. Umuntu witwa The Ben yarari gukubita ngo ndaje wese agahita ajya kuryama koko. Mubwiza ukuri Melody reba ibintu uri gukora, uri gutuma umuntu dukunda tumubura. Wayi tubwira impamvu. Mureke niba yarakoze icyaha cyo kuba yaragufannye ntazabyongera, mufunguze Melody uri gushaka iki koko? Melody njye n'abafana ba Melody ikintu nababwira, mubwire Melody ajye gufunguza uno muntu Pirate, kandi niba atari nawe wamufungishije njye mvuga ibyo numvise kuko ntago ndahura na Melody. Urumva ntago ndahura na Melody ngambwira opinion niyo y'ukuntu byagenze. Wenda se na Pirate ashobora kuba ari mu makosa, nagira icyo atangaza ku ifungwa ryiwe, kandi ikibazo nagira n'icyo atangaza kuba ataragitangaje Pirate agifungwa twumva ko ari nje sindi biragoye kubirkumvisha kuko turumva ko ari ukubeshya. Ndi kugira ngo Melody niba kuko ibi bintu bari kumuvuga hatari ukuri, ni umuyitinzi, ni umuntu wakoze neza, ni umuntu dufana twese, nanjye ndamufana, ariko koko niba ari we ibi bintu nta ruhara bifitemo naze yikureho icyaja, akure ku izina ry'ururubwa, abanza byikureho byose kuko gufungwa kwa Pirate ndetse amaraso ya Pirate yazamubazwa mwana. Uzi imyaka agiye kurya, uzi ibintu yari kudukorera. Melody niba atari wowe wishe inyuma y'ifungwa rya Pirate genda, urumva uvuga ukuri.
abanyarwanda barakumva, bagukunda ari benshi, bazakumva. Kandi koko niba uvuze ukuri, Imana yo mu ijuru ikurebe kandi ni ukuri igwane bigukwiye niba utubeshye, kuko niwe ufite ukuri. kandi mvuga ibyo numvishe nge, urumva, sinzi niba ari ukuri cyangwa se ari ikinyoma, ariko niba atari ukuri, kuki abantu bari kugerageza kuvuga ku iki kintu bose uri gushaka kubahemukira? ushaka kubahemukira ku buryo tuza kwihisha mu ishyamba? Melody bro, ndakubwiye ngo ntago nkurusha izina, ariko n'umufana wawe aho ari hose ankurikiye, ndamubwiye ngo sha mujye muri comment mugire uno mugabo inama, muvuge byinshi. Uno mugabo muzi kurenza uko muzi, ntago mu by'ukuri nako n'umuntu wa kera muzi kuva kera, ni umuntu nyine nzi w'umurigenda ukomeye, ariko ibintu ari gukora ntago ndi kuzuzanya nawe, kugeza aho tujya gukorera inkuru mu ishyamba bro. Ibintu video ukuntu imeze. Melody, tubwira impamvu udashaka ko Pirate agira amahoro, nawe nyine just amere neza. Wemu buzakugeza kuki? Sinzi ukuri, sinzi niba koko niba urengana, urumva atari ibyo. Ese niba atari ibyo, kuki nta kintu wabivuzeho cyangwa ngo utange ukuri? Kuki utegeze kandi niba ari n'ikinyoma, ibyo bintu atari ibyo, wakabaye ugenda ukavuganira Pirate, ijwi ryawe rigera kure bakumva. Urumva se Pirate yazize iki? Uriya muntu yakuriye mu ijosi, bari babyumvikanyeho, ibintu bari bahacirinze. The Ben, abantu bari kuvuga ngo The Ben ngo niwe ngo wabiteye, ngo wakuriye umufana we. Wapi The Ben suka ateye man? The Ben suka ateye, Melody ni ubyishe inyuma. Kuri nuko Melody, nje imbere ya kamera mbabaye cyane, ababeshyaga. Melody ni umuntu wanjye, umuntu nkunda, umuntu rwose nakifuza kuvuga nabi, ni umuntu urumva fana cyane. Gusa ntago mufana cyane kurenza The Ben, ariko ni inzara. Mwihangane mudushyigikire, ntago nifuzaga kuvuga nabi Melody man, iyo nkuru ni igihuha, ako mukore subscribe. Ari abanyamakuru bagenda bavuga ibihuha ngibyo ukabona bari kureba, kugira ngo ndebe se ko kubundi mukunda ibinyoma cyane kurusha ibintu biririyo. Ikintu kiririyo ni uko Munyakazi ari umuntu wa mbere ku isi no mu ijuru, niwe muntu ushoboye. Abone ibintu byo kuvuga mu ishyamba nuko dutuye mu nako sorry, nuko Munyakazi ari umuntu wa danje. Urumva se? Kora subscribe dushyigikire, naho ubundi ni inzara bituzanye mu ishyamba, ntago ariyo mpamvu. Munyakazi umva, ikibazo ahantu kiri ni kimwe, igitekerezo ushaka gutanga. Munyakazi rwose uri umuntu wa danje, na opinion yanjye ndi kugira ngo ahubwo ababishoboye, ngende umuntu uri hasi cyane, ntago opinion yanjye yagushyika, ariko mbabarira umfashe nyine unyurize ibintu mu mucyo, munyurize ibi bintu bijye mu mucyo. Rusizi tuzira iki koko? Rusizi murebe ukuntu naho muhatama akantu k'agasho naho kahagere, uko Rusizi turi mu bantu barya show man. Nimubizi saba wacu na muzika yaraje n'ibindi byose murahazi, turi abantu barya show. Melody ndamufana, ntago namuvugaga nabi, kandi na The Ben ni umuntu wa danje, nta n'uruhare yagize mu ifungwa rya Pirate, nubwo tutaramenya ngo byagenze ute. Ntago nzi niba Pirate kuko Pirate ntago gusa icyo nzi cyo mpamya nuko Pirate atigeze azira kuba yaraziritse uriya muntu mu ijosi, kuko uriya muntu bari babyumvikanye. Gusa njye ibyo nkekeranya ndebesheje amaso yanjye, nanone mbona ko Melody cyangwa se
The Ben ashobora kuba harimo umwe ubifitemo uruhare ariko nta proof igaragara bifiteho. Ni nayo mpamvu nabishyira mu nkuru yanjye kuko nta n'umuntu wegeze ubivuga. So guys, rero njye ndumva igitekerezo cyanjye Rusizi naho mwahageze akagasho turinjoyinga mwana dukunda show turanabakunda cyane. Ikindi mukomeze udushyigikire twuzuze 1K man. Dushaka kubatama agafilime ka danje abantu mwankunze kuva kera mujye muri comment. Dushaka kubatama filime yitwa umupuri bro. Ya muri comment ugira ikintu uvuga ku iyi filime niba uyitegereje direct leta nyikora gutyo. Ubu natangiye kuyishutinga ariko sindayisora kuko ntarabona niba muzayikunda. Ujya ngo ujye muri comment umbwire niba koko iyo filime wayikunze. So rero ndagukunda cyane, ciao ciao, bye bye, Imana igomeze ibandindire.